Wiriwe neza nshuti uri kunyumva cyangwa nawe uri kundeba. Imana iguhe umugisha kuba wafunguye iyi video. Imana ni ukuri iguhe umugisha kuba wahisemo, nayo ni amahitamo kuba umuntu ahisemo kumva ijambo ry'Imana. Ni amahitamo meza kandi Imana iguhera umugisha. Iyo wari uri kunyumva, yaba wari uri kundeba, reka aya magambo akubere ay'umugisha kandi akubere amagambo y'umumaro muri iki gihe. Akubere amagambo kwegereza Imana kandi akubera amamaro akugura mu bitekerezo yawe no mu bintu wari uzi cyangwa mu bintu utari uzi. Reka Imana igufashe kandi Imana igushyigikire, kuko uru rugendo turimo ni urugendo rurerure, ariko ni urugendo rw'ingenzi kandi aho tujya turahazi. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo ntibyoroshe ariko ni iby'ingenzi. Reka Imana igufashe kandi amagambo ugiye kumva tugiye kuganiraho abe amagambo y'ingenzi ku buzima bwawe. Reka mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana twari twasenga. Mwami Imana Yesu, turagushimiye yuko wemeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, wo kuganira ku ijambo ryawe. Ni ubuntu butangaje, ni ubuntu bugeretse ku bundi, yuko wemera yuko nk'abana b'abantu dufungura ijambo ryawe tukaryiga, tukarisoma, tukarisobanukirwa. Reka Mana amagambo tugiye kwiga abe amagambo y'umumaro kuri mwene data ugiye kuyumva n'ugiye kuyabona cyangwa n'uraba kuri ino video. Reka Mana amagambo tugiye kuganiraho amufashe kandi nanjye amfashe. Reka ubushake bwawe bubana natwe, ari wowe uyobora Mana iki kiganiro cyangwa uyobora Mana amagambo ugiye kuvuga, mu izina rya Yesu, amen. Ndagushimiye mwene data wafunguye iyi video nanone. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ku magambo atari maremare ariko uze kuyumva yose, kuko n'utayumva yose hari uratahana ishusho itariyo kandi byari ngombwa kuyumva yose. Ikindi nakumenyesha ni uko kino kiganiro cyangwa iyi nkuru ngiye kuvuga ndavugaho kirimo ibice bibiri, bisobanura ko icyumweru gitaha ku cyumweru nzongera gushyiraho indi video kugira ngo nse nk'ukomeza ibyo nari kuvuga. Kandi Imana ninshoboza kabona umwanya kandi nkaba n'ubushobozi, nzaza nshiraho amavideo buri cyumweru, nkagerageza no gushyiraho n'amaudio nta kibazo, biroroshe, ariko video birasa nkaho bigoranye, ariko Imana idufasha bizabigenda neza. Imana iguhe umugisha rero ko waje kumva kandi ubyumva byose. Turaganira ku magambo aboneka mu gitabo cy'Abaefeso. Igitabo cy'Abaefeso ni igice cya 6. Umutwe w'amagambo w'iki kiganiro cyangwa w'iki cyigisho ni ijambo rivuga ngo ubwami bubiri buriho. Ubwami bubiri buriho. Ni amagambo tubona mu Baefeso 6 igice cya 6 umurongo no wa 12. Yego, haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abateka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kasubiremo, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aya magambo turaganiraho uyu munsi. Hari abantu bagira yuko ibyo ubona ari byo biriho gusa. Abantu twabarenganya, impamvu tutabarenganya ni uko ariko siyansi twigisha, kandi ni imitekerereze umuntu aba yarigishijwe guhera mu bwana, kandi nibyo binaza vuba kuko abantu tuba mu mubiri. Se turi kubona urambonesha amaso yawe, se turi kumva uranyumvisha amatwi yawe. Ibirenze ibyo ntabwo uraza kubisobanukirwa, ariko ibanga nakubwira, se turi kubona n'uri kumva agizwe n'ibintu bitatu. Agizwe n'uyu mubiri uri kubona, uri kuvuga iminwa ikagira,
agizwe n'aya maso uri kubona, ariko ikindi agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo. Kandi ibyo bintu bibiri nibyo bigize seti nyawo, nibyo bigize seti nyawo. Wowe uri kumbona nawe ubwawe urabizi yuko hari ibintu bikurimo, hari imitekerereze ugira, hari wowe w'imbere nyawe utagaragarira abandi, ariko ukagaragara yuko ari ukuri, ariko ari ibindi biba biri muri wowe. Urugero, hari igihe waseka udasetse, hari igihe warira utarize, hari igihe waryama ugarota uri mu bintu ukavuga se ibintu ntubisobanukirwe, ariko uzamenya yuko iyi si turimo ntabwo ari isi gusa y'ibigaragara, ahubwo harimo amasi abiri. Ariko turaganira ku amami abiri. Hariho ubwami bubiri. Ubwami bwa mbere ni ubwami bw'umwijima, ni ubwami bubi, ni ubwami butegetswe na Satani, kandi ni ubwami buri organize ku buryo intego yabo, icyo bashishikarijwe n'igituma bataryama bakarara bakora, bakirirwa bakora, ni ukugira ngo bakugushe wowe, ni ukugira bagushe jyewe Seti, ni ukugira ngo bugarire iyi si, bayivanemo umutekano, bayivanemo Imana, bayivanemo gusenga, bayivanemo gusaba, bayivanemo urukundo, bayivanemo indangagaciro z'Imana. Ubwo bwami burahari, kandi ubwo bwami burahari, buri organize. Nubwo umuntu yabihakana, ariko ibimenyetso byinshi birahari yuko ubwo bwami buhari. Nshuti yanjye rero, menya yuko ubwo bwami buhari, bisobanukirwe. Nunashaka ugende wumva ibyigisho, ugende ukora ubushakashatsi, usome ibitabo, ariko ibitabo nkugira inama twabisoma kuko harimo bimwe bigenda mu bintu biteye n'ubwoba. Ariko icyo nakubwira ni uko ijambo ry'Imana rirabemye yuko ubwo bwami buhari, kandi umuyobozi w'ubwo bwami ni Satani. Ikimuraje inshinga ni ukugira ngo akuvane mu Mana, ni ukugira ngo ntakwemerere ko wakira Yesu, kandi ni ukugira ngo akwake akuvane mu maboko y'Imana, kugira ngo agukoreshe igikoresho cye mu bintu bidafite umumaro kandi bidahesha Imana icyubahiro. Icyo nakubwira nshuti, isuzume. Icyo nakubwira nshuti, reba aho uhagaze muri ubu bwami, kuko wanga wabikunda, ubu bwami bubiri bugufiteho influence, bugufiteho imbaraga. Ubu bwami bubiri burahari, ntabwo ari ubwami nk'ubw'isi ngo wagenda ugahagarara hagati, ngo ntabwo uri, ni nk'umuntu wagenda ku mupaka w'ibihugu bibiri, abangogewe sindi muri Finland, sindi muri Sweden, ngendi hagati ku mupaka. Siko bimeze. Uri mu bwami bw'Imana, ari ubwami bw'umucyo, cyangwa ubwami bw'umwijima, ari ubwami bwa Satani. Ntabwo uri waba byombi. Ariko uyu munsi turavuga ku bwami bwa Satani, mu ncamake tuzavuga ku bwami bw'Imana igihe cyumweru gikurikiye. Ubwami bwa Satani, icyambere tugomba kumenya aho ubwami buriho kandi buri organize. Nk'uko twasomye hano ngo ni ubwami bufite abatware, ni ubwami bufite abategetsi, ni ubwami bufite ababuyobora, ni ubwami bwugarije isi, ni ubwami bwugarije wowe nanjye, kandi ni ubwami budushaka kugira ngo budukoreshe ibidashimisha Imana. Ba maso mwana w'Imana, ba maso nshuti, ba maso muvandimwe. Icya kabiri ni uko ubwami tugomba kumenya, ni uko ubwami bwa Satani bugereranywa n'ikintu bita ngo ni ubwami bw'isi. Reka tubisome mu ijambo ry'Imana, Matayo 7 igice cya 7 umurongo wa 13. Matayo 7 igice ni icya 13, 7 igice ni umurongo wa 13. Matayo 7:13 haranditse ngo 13, yego, ariko duhera: munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi ngo abayinyuramo ni benshi. Kasubiramo: munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari
kandi n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi ngo abayinyuramo ni benshi. Satani yugarije isi ku rwego yafashe isi nk'umwandu we, yafashe isi nk'igihugu cye, yafashe isi nka teritwari ye akoreramo ibyo ashaka. Twisuzume nshuti, turebe niba tutari mu maboko y'umwanzi, turebe niba tutari mu maboko ya Satani, kandi turebe yuko tudahagaze muri ubwo bwami bwe. Kuba ubwami bwe ndaza kubabwira ibiranga ubwami, wisuzume nanjye nisuzume niba tutari abamembers, abanyamuryango cyangwa abasitizen b'ubwo bwami. Icya kabiri, reka dusome dusope Yohana igice cya 14:30. Satani ari we muyobozi w'ubu bwami bw'umwijima, agira amayobera, akora ibintu byinshi cyane kugira ngo ayobye abantu, ariko Yesu yaramutsinze. 14 Yohana igice cya 14:30 haranditse ngo, sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza, kandi ntacyo mfiteho. Yesu ni ijambo yabwiye abigishwa yababwiraga yuko azabavanwamo akagenda mu ijuru, arangije ashaka kubasobanurira cyane avuga ngo nta kintu kivugana namwe, ngo umwami w'isi, umwami w'ab'iyi si ariwe Satani ngo araje, ngo ariko ntacyo mfiteho. Impamvu ushaka kubagirana n'ibi bintu bibiri ni uko ubwami bwa Satani, ubwami bw'umwijima, bugereranywa muri biya cyane nk'ubwami bw'isi. Ni ubwami bwugarije isi kugeza ku rugero aho itandukaniro hagati y'ibi bintu bibiri ntikigaragara. Ni nk'umuntu uri mu mucyo ushaka kureba ibintu bibiri byegeranye, akareba se uyu ninde, kwasa na kanaka, kandi ukora ni ibintu bibiri umuntu ari kurebesha amaso ye arebye neza. Ubwami bw'isi n'ubwami bwa Satani byabaye nk'ibintu biri kimwe kandi bikorana, kandi bikoreshwa na Satani ku rugero nta tandukaniro riri hagati y'ibintu. Ubwami bwa Satani ni ubwami buri organize, kandi ni ubwami bukorana n'ubwami bw'isi, cyane cyane ku misozi 7. Imisozi 7 igengwa ndabona ni imyuka mibi igenga iyo misozi. Nidufata imisozi 7 tukava tukagomorera Imana, tuzaba dukubise ubwami bwa Satani hasi cyane. Ariko imagine abarimu bakorera mu Mana, bigisha matematike ariko bakigisha n'indangagaciro z'Imana. Imagine aba entertainers, imagine abakora abakinnyi, imagine abakina amafilime, imagine abakora comedy, imagine abaririmbyi, imagine nk'abo bantu bafite influence ku isi. Nk'umuntu wambara ukuntu yambaye, isi yose igatinduka ukuntu uwo muntu yifashe. Ibaze nk'uwo muntu abaye igikoresho cy'Imana, impinduka yazana muri isi. Entertainment, ibaze nka entertainment iri mu maboko y'Imana, iri mu maboko y'abana b'Imana. Niyo mpamvu tugomba gufata imisozi 7, kuko imisozi 7 Satani niho yashize ibyicaro bye, ibirindiro bye. Uzarebe neza ahandi hose Satani yahakurekera, ariko ibintu bitatu yafashe bikomeye, nka par exemple, ariko ibintu Satani yafashe bikomeye byishe iyi si kugeza naho buno iri ku mavi yayo: entertainment, family, education. Ibindi byose wabifata, Satani yabikurekera. Satani yacishamo akanakurekera ukagira perezida w'umukristo, nta kibazo. Satani yareka nta kibazo, ukagira navuga ngo ubukungu bwayo bukagenda neza, nta kibazo, yabireka. Satani yabireka,
mukagira na media nziza naho nta kibazo, abantu bakakuvuga neza, abantu bakavugisha ukuri kuri media, haba amakuru ntiba yakabye, satani yabireka. Ariko satani icyo atazakurekera ni ibintu bitatu: umuryango ntabwo azawureka, entertainment ntabwo azayireka, ikindi ntabwo azareka education. Impamvu ni uko umuntu wese uriho muri ibi bihe byacu iforomu ahantu umuntu agomba guca kugira ngo ahantu agomba guca yanga yabikunze ni ibintu bitatu. Umuntu aravuka akavukira mu muryango. Iyo ugize amahirwe y'amaboko akavukira mu muryango utari mwiza, future yawe ibigize ikibazo gikomeye. Satani rero icyo akora yica umuryango kugira ngo wa muntu uzavukira muri uwo muryango nawe azaba afite ibibazo. Kandi umuntu yavukiye mu muryango utari mwiza, ntagire iyo environment yo kurira ahantu hatari heza, ntazagira amahirwe yo kuba nk'abandi bana, bitewe n'uko ibyo abandi bigishijwe, ibyo abandi babyiwe, we ntiyigeze abibwira. Satani rero family, umuryango, satani yarawufashe. Turavuga ku bwami bw'umwijima. Ubwami bw'umwijima buri organize. Ubwami bw'umwijima bufite imbaraga, ntabwo ari ibintu, si ibintu tureba ku mafilime ngo ni ibintu by'umukara, ibintu bifite amahembe n'ibiki byose. Ni imyuka ifite ibitekerezo by'igihe kirekire. Mwibuke satani, umuntu aremwa satani yari ahari, ntiyamuremye ariko yari ariho icyo gihe. Kuva icyo gihe satani yagiye areba ukuntu yagusha umuntu, guhera kuri Adamu kugeza kuri Seti. Buno satani azi umuntu, amuzi neza kurusha ko Seti ngewe niyizi. Azi ukuntu ahantu yakora kugira ngo angushe mu byaha. Azi ukuntu yagukoraho kugira ngo agushe mu byaha. Iyi misozi 7 tutayifata nk'abana b'Imana ngo tuyigomorere Kristo, ntabwo tuziga dufata iyi si ngo tuyihindure ngo ibe isi igaragaza ubwami bw'Imana. Ubwami bw'umwijima bwo burakora. Ubwami bw'umwijima bwo bufite imitekerereze y'igihe kirekire. Tuzavuga ku bwami bw'umucyo, tuzabuvugaho. Ariko ubwami bw'umwijima tumenye yuko kuburwanya neza ngo tubutsinda, tuzabutsinda kuri iyi misozi 7, cyane cyane kuri ibintu bitatu. Nidufata ibintu bitatu tukabishyira mu maboko y'Imana, tukagiraho influence ikomeye, tukaba dufite imiryango ikomeye, imiryango irera abana mu ndangagaciro z'Imana, imiryango ikora irerera abana, ikabereka yuko iyi si ntabwo ariyo end, ntabwo ariyo end in self, ahubwo iyi si ni itegura ubuzima buzaza. Ni ubwami tuzinjiramo, ari bwo ubwami bwateguriwe abize kandi bwateguriwe abakiranutse muri iyi si mu gihe bari bariho. Nicyo abana bigishwa ibyo bintu bagenda mu mahame y'Imana. Bundi wibuke yuko abo bana turi kuvuga nibo bazavamo abaperezida. Abo bana turi kuvuga nibo bazavamo aba entertainers. Abo bana turi kuvuga nibo bazavamo aba media staff. Abo bana turi kuvuga nibo bazakora ibyo bintu byose turi kuvuga. Bisobanuye ko byose bihera mu muryango kandi bigapfira mu muryango. Bisobanuye ko nitumenya ubwenge tugafata iyo mu musozi w'umuryango tukawugomorera Kristo, abantu bakagira umuryango imeze neza, tuzadutsinda satani bikomeye cyane. Icya kabiri, nidufata umusozi wa education. Hari igihe umwana yagira amahirwe meza akavukira mu muryango mwiza, ariko iyo yagize ishuri ahantu arererwa habi, nacyo biba bipfuye. Kuko umwana umubwira A, yagera ku ishuri akamubwira B. Umwana aravuka akamubwira ngo Imana yaremye umugabo n'umugore, Imana yaremye umuhungu n'umukobwa, ariko umwana agera ku ishuri amubwira ngo oya, hariho ibindi biri hagati, hariho umukobwa, hariho umuhungu, hari wahinduka umukobwa akaba umuhungu, hari wahinduka ibi n'ibiki, byose bakabivanga. Umwana akava ku ishuri yagize ute, yacyangikiwe. Bisobanuye ko nidufata umuryango tukawohereza Imana, ntibiharangirira, tugomba gufata na education tukayohereza Imana. Kandi tutakora ibyo bintu ngo dushyire indangagaciro z'Imana mu mashuri yacu, imirimo ababyeyi bacu bazaba barakoze, baratwigishije amahame y'Imana, barakoze umurimo mwiza, baraturaze turi abana neza, uzicwa
na education mbi abana bazaba barahawe bagiye ku ishuri. Icyo nakubwira rero mwene data, ubwami bw'umwijima ibi byose byarabitekereje bahereye mu muryango, bagiye kuri education, none buno bagiye muri entertainment ibyo yahereye kera, ariko noneho byo buno byabaye bibi kurusha. Impamvu, iyo wishe umuryango, iyo wishe education, aho abana bahungira ni ahantu bagenda kurebera, ahantu bavana role models. Iyo ubuze umubyeyi ukurera, iyo ubuze abavandimwe bakuba hafi bakagira, urashakisha abantu wareberaho bakumara uwo mubabaro, bakumara iyo vide, ubwo iyo vide ufite muri wowe kugira ngo bayuzuze. Niho hazamo entertainment, niho hazamo kureba amafilime, niho hazamo kureba ibintu byinshi cyane bituma umuntu yumva yuko nawe ari umuntu, bituma nawe aseka, bituma nawe yishima, bituma nawe agira role models, bituma nawe areba umuntu akavuga ngo nshaka kuzaba na runaka, nshaka kuzaba nka runaka. Iyo wishe umuryango, ugisha education, ukica na entertainment, ariho nta mwana uvuka buno ngo agere imyaka nk'itanu atari yafata telefone, kandi telefone yayigiyeho. Hari ibintu bari kureba kuri YouTube, hari ibintu bari kureba kuri Instagram, hari ibintu bari kureba kuri TikTok, hari ibintu bari kureba ahantu hatandukanye, hari ahantu babonaho. Kandi igitangaje, ibyo bintu abona atangira kuvuga nkabo, atangira kwambara nkabo, atangira kugenda nkabo, atangira uko uwo muntu ameze photocopy niko ahinduka. Bavandimwe, Imana iradusaba kugira ngo tumenye ubwenge ubucakura, ubwenge bw'umwijima Satani afite, bwo yazamukanye muri iki gihe cyacu kugira ngo agushe umwana w'umuntu kandi amuvane imbaraga z'Imana umwana w'umuntu yari afite. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, aho kurera umwana, aho kurera umwana wakurera avemo umuntu muzima bigoye, bitewe n'uko buno abantu babaye busy mu gihe, aho kugira ngo umwana umurere neza. Iyo umwana arize utumukurira telefone, ngaho ari muri YouTube, umwana imyaka itatu abazi gufata telefone, imyaka 3 yonyine gusa abazi kuva muri gufungura telefone, akava hahandi kuri settings cyangwa hahandi umuntu asohorera yafunguye telefone, agakanda YouTube, agakanda ku kantu, akicara akareba. Imyaka 3. Bavandimwe, ibaze uwo mwana wakuriye muri ubwo buzima, ntiyahawe indangagaciro z'Imana, ntiyahawe uburere buzima. Ibyo yirirwamo ni ukureba abo imitate, kandi abo bantu areberaho nabo yigana nta ndangagaciro bafite, kandi ntamuganisha ahantu habi. Noneho yinjiye mu ishuri, uwo mwana nava aho hantu azumvira Imana he? Azumvira Imana, azayikurikira he? Reka turwanye ubwawe bwa Satani, kandi turwaye twivuye inyuma. Dufate imisozi 7 tuyifate, kandi cyane nk'urubyiruko dufate imisozi 3: entertainment, education, family. Iyindi yose bitewe n'ubushobozi wahawe n'ubumenyi wahawe naho uzafata. Nugira ubushobozi bwo kuba umuyobozi, uzagera mu buyobozi ndagaciro z'Imana, kuko ahantu hose icyo Imana yagushiriye kugira ngo uyigaragaze kandi uyikorere, ni Imana yagushiriye. Navuze imisozi 7. Hariho umusozi w'ubukungu, hariho umusozi wa religion, w'iyobokamana mbeko nabyita. Hariho umusozi wa media, itangazamakuru. Hariho umusozi wa entertainment, hariho amafilime, hariho indirimbo n'ibindi bitandukanye. Hariho umusozi wa leadership, ubuyobozi. Niho perezida, hariho abayobozi b'ibigo, hariho abayobozi batandukanye. Hariho umusozi wa famiye, bana b'Imana, umuryango
kangugaruke. Umuryango ni wo musingi, ni rwo rufatiro rwa bino byose. Satani navanaho concept y'umuryango, navanaho icyo umuryango urakavanaho icyo abana bari, icyo umubyeyi ari, icyo umupapa ari, icyo umumama ari, akabihindagura akabigira uko yishakiye, akabishyiramo amakonsept atumvikana n'ubwenge buvuye kwa Satani. Tuzasanga twaravuguye mu bintu bihabanye n'ijambo ry'Imana kandi bitigeze bibaho. Kera ibintu byarakorwaga ko byakorwaga mu rwihisho, ariko muri iki gihe ni ibintu byabaye normale kandi ibintu byakiriwe n'abantu bose. Umuntu ubivuga yitwa umwanzi, umuntu ubivuga yitwa ko ari umuntu wanga abandi bantu, yitwa ko ari umuntu utumva abandi bantu, n'umuntu ngo umuheza nguni n'ibiki byose. Ariko ijambo ry'Imana rirabivuga kandi rivuga byeruye yuko bene abo bantu bakora ibyo bintu nta bwami bw'Imana bazigera babona. Kandi ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ntiryibesha. Ngo Imana yaravuze ngo aho kugira ngo ijambo ry'Imana riveho, ngo isi yavaho n'ijuru bikavaho. Imana ariko yivugiye. Reka abana b'Imana tumenye iryo jambo kandi turikurikize. Dufate iyi misozi Satani yugarije, tuyigomorere Imana kandi tuyikorereho ibyo Imana ishaka. Icyanyuma nshaka kubabwira ndangiza, ibintu bibiri biranga ubwami bwa Satani. Icya mbere, ubwami bwa Satani burangwa n'ibinyoma. Ikinyoma cya mbere Satani yabeshe umuntu ni ukumubwira yuko umuntu atari Imana. Yababwiye ngo Imana yaravuze ngo nimurya ko igiti ngo muzapfa. Abesha Eva aravuga ngo Imana yaravuze ngo tuzapfa. Abesha aramubwira ngo ntimuzapfa. Ngo Imana impamvu yababwiye ngo ntimuzakiryeho ngo nuko yarizi ko nimugirya ngo muzamera nk'Imana. Icyo ni ikinyoma. Umuntu Imana yamuremye mu shusho yayo, yasaga n'Imana. Satani azamubesha ngo ntagasa n'Imana, ngo azaba nk'Imana najya kuri cya giti. Ariko umuntu yasaga n'Imana. Icyo ni ikinyoma cyane Satani yabesha. Icya kabiri Satani, ubwami bwa Satani bugaragaza cyangwa ikigaragazwa bwa Satani bw'umwijima, icya kabiri ni ubwibone. Satani, reka amasome ndangiza. Satani ngo muri Yesaya 14, muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza mu 14 haranditse ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, wewe uwaneshaga amahanga ko wacuriye. Kansubiremo, uwaneshaga amahanga ko uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Kasubiremo umurongo wa 12 umurongo wa 13 haranditse ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ansubira mu murongo wa 13. Waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Uwo ni Satani. Satani ni ikiremwa nk'uko natwe twaremwe, ariko bitewe n'ubugome bwari buri muri we, ngo yashaka kwizamura ngo ase nk'isumba byose. Ni nk'ikiremwa gishaka kwigereranya n'uwakiremwe, ariko urumva yuko ni ibintu bidashoboka. Impamvu Imana ikwiriye icyubahiro, impamvu Imana ikwiriye ikuzo, nuko Imana ubwayo ni umuremyi wa byose kandi Imana ntiyaremwe. Ngo iriho, yahozeho kandi ngo izahoraho. Imana ubwayo niyo ikwiriye icyubahiro kuko niyo yaturemye, kandi ngo ituremeye imirimo myiza, kandi ngo yaturemye dufite umugambi mwiza.
ngo ibyo nibwira kubagira ngo ni byiza, reka Imana ivuga. Reka nshuti tumenye yuko nubwo twugarijwe n'iyo si y'umwijima, nubwo twugarijwe na Satani wafashe ahantu hose, ariko binyuze muri Yesu Kristo tuzanesha kandi ibyo byose ukubivuga nkaho ari ibintu si icyifuzo mfite ngo tuzanesha. Aya nibyo bizabaho. Impamvu bizabaho ni uko Yesu n'umunesha, kandi Satani yaraneshejwe nawe arabizi. Icya nyuma nshaka kurangirizaho ni nk'uko navuze, ubwami bwa Satani buri organize, kandi intego yabwo ni uko wowe warimbuka. Twazanye ku murongo igice cya 7 cya Matayo umurongo wa 14, haranditse ngo, umurongo wa 13 nako haranditse ngo mugende mu nzira ifunganye, ngo kuko inzira ijyana kurimbuka ngo ni nini cyane, ni nini cyane. Ngo kandi ikibabaje ngo nuko benshi ariyo barimo. Satani icyo ashaka kugira ngo arimbutse, atuma abantu barimbuka. Kandi muri abantu ashaka ngo barimbuke, ngewe nawe turimo. Ariko kubwo kwizera Yesu Kristo, kandi kubwo kurwana nawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani ngo ntazabahunga. Urwane na Satani ntazaguhunga. Satani nubwo yugarije isi, Satani nubwo yifatiye isi, ariko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 3, reka ariho turangiriza. Yohana igice cya mbere, urwandiko rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 haranditse ngo, batangira bavuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Kasubiremo umurongo, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ngo ariko ni ngewe ushizemo, ariko barakomeza. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ibyo Yesu Kristo yerekaniwe ngo ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ibaze, Satani yashyizeho iyi systeme yose, arayitondagura, ashyiraho abatware, ashyiraho abategetsi, ashyiraho imyuka yo mu ijuru, ashyiraho ibintu bitandukanye kugira ngo birwanye abantu, bitsikamira isi. Afata imisozi 7, ngo ariko icyo Yesu yazi ngo ni ukugira ngo agire ute, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Kandi twebwe nk'ibikoresho bya Yesu Kristo tugomba gufatanya na Yesu kugira ngo tumareho imirimo ya Satani. Kandi Imana idufasha, Imana tukaba ibikoresho byayo nyakuri, tuzabigeraho. Kuko Yesu aravuga ngo muzakora n'ibirenze ibyo nakoze, ngo muzambara imbaraga mukabera n'abaza, muzambara imbaraga ngo muzagira imbaraga zo kumpamya mukabera n'abaza. Reka bana b'Imana, nshuti bavandimwe, muri kunyumva, reka iryo jambo rikubera isengesho. Mana, ngira igikoresho cyawe kugira ngo mvaneho imirimo ya Satani. Sinyivaneho kure, si ngombwa ngo uve mu rugo ujye kurwanirira ku muhanda, ugende ku mashuri n'ibitangirira mu rugo. Twavuze ahantu hakomeje Satani yafashe ni mu rugo, mu miryango. Tangirira mu rugo. Uvuga iri sengesho, urivuga ku mutima, urikuye ku mutima, uvuge ngo Mana, ngira igikoresho cyawe, ngira igikoresho cyawe kugira ngo ndwanye, mvaneho imikorere ya Satani, mvaneho imirimo ya Satani, mvaneho iyi systeme mbi Satani yashize. Reka rino jambo ribe isengesho ryawe rya buri munsi. Uzusenga ubwe Mana, niki nakora kugira ngo mvane abantu benshi cyane mu mwijima, mbe igikoresho cyawe kugira ngo uvane abantu benshi cyane mu mwijima, mvane imikorere ya Satani. Reka rero isengesho ryawe rya buno, kandi isengesho ryawe rya buri munsi, kugira ngo kuko Imana yabivuze,
nk'uko Imana yabivuze ngo icyazanye Yesu kugira ngo imirimo ya Satani ikurweho. Yesu yaje kugira ngo avane imirimo ya Satani. Natwe nk'abakristo reka tube imbarutso, reka tube ibikoresho biza kuvana imirimo ya Satani muri iyi si mu gihe cyacu, kandi binyuze muri Yesu Kristo tuzabishobora. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushimiye kubwo aya magambo yawe tubwiye. Turasaba Imana ngo utugire ibikoresho byawe kugira ngo tuvaneho imirimo ya Satani muri iki gihe cyacu. Mana, hagurutse urubyiruko Mana rugukorera muri iki gihe. Reka Mana ufate iyi misozi iri nk'uko twayivuze. Reka Mana uhirike buri kintu cyose kitakugaragaza muri iyi si, muri iki gihugu, mu miryango yacu, mu bavandimwe, mu nshuti. Reka Mana ikintu cyose kihagurukiye kugira ngo kirwanye umugambi wawe gikurweho. Reka Mana utuhe ibikoresho byawe kugira ngo birwanye imirimo ya Satani bikureho burundu. Reka Mana uduhe imbaraga zo kurwanya Satani mu miryango yacu. Reka Mana uduhe imbaraga zo kurwanya Satani ku mashuri twigaho. Reka Mana uduhe imbaraga zo kurwanya Satani ku kazi dukora. Reka Mana uduhe imbaraga zo kurwanya Satani ahantu hose wadushize. Mana, twuzuza imbaraga zawe kugira ngo tube ibikoresho byawe nyakuri. Ntitube abantu bigaragaza bavuga ijambo ryawe ku mitima nk'abafarisayo, bavuga ijambo ryawe mu kanwa gusa, barivuga gusa kugira ngo Mana bagaragaze yuko ari abantu bavuga ijambo ryawe. Ariko reka Mana tugire ibikoresho byawe nyakuri. Reka Mana twuzuze imbaraga zawe. Turagusabye Yesu ngo iyi si yugarijwe n'umwijima, yugarijwe na Satani, yugarijwe n'imbaraga z'umwijima. Reka Mana igihe kigere itegekwe n'umucyo kandi itegekwe nawe. Reka imbaraga zawe zibane natwe, reka urukundo rwawe rubane natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.